Murakaza neza nshuti zacu mukunda gukurikirana ikiganiro Ineza kingira kuri Danis TV. Ni iby'agaciro kenshi kuba turi kumwe muri iki kiganiro cyanyu gikundwa n'abatari bake. Iki kiganiro gitanga ubutumwa bwubaka, buhumuriza imitima kandi bushishikariza buri wese kugira imitekerereze myiza. Nk'uko mubimenyereye, iki ni kimwe mu biganiro byanyu bibagezaho ubutumwa bwihariye bugamije gufasha abantu kubaka icyizere, kwisuzuma no gutera intambwe nshya mu rugendo rw'ubuzima. Ni Ndahiro Clementina, mwaramutseho neza, igitondo cyiza cy'umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga iti uko wagarura icyizere nyuma yo gutsindwa. Igice cya mbere, gutsindwa si impamvu yo kwiyanga. Bavandimwe bakundwa, gutsindwa ni kimwe mu bintu byose umuntu wese anyuramo mu buzima. Nta muntu n'umwe wabashije kugera ku ntsinzi atigeze agira aho atsindwa. Gutsindwa ni kimwe mu byigisha byinshi kandi bituma tugira ubunararibonye. Ariko ikibazo gikomeye si uko watsinzwe, ahubwo ni ukuntu witwara nyuma yo gutsindwa. Hari abantu bagira ubwoba bwo kongera kugerageza nyuma yo gutsindwa rimwe. Hari n'abahita batakaza icyizere mu mibereho yabo yose, bakumva ntacyo bakimaze. Ariko uyu munsi turavuga tuti gutsindwa si iherezo, ahubwo ni intangiriro nshya y'inzira y'intsinzi. Bibaho ko tugira inzozi nziza, tukagira imigambi ikomeye ukayikorera ariko bikanga. Ariko se uribuka ko nabigize amateka akomeye barigeze gutsindwa? Abraham Lincoln yatsinzwe inshuro nyinshi mu matora mbere yo kuba perezida. Thomas Edison yavuze ko yagerageze inshuro 10,000 mbere yo gukora itara. Colonel Sanders washize kefa yanzwe n'abantu barenga 1000 mbere yo kubona umushoramari wemera igitekerezo cye. Ibi byose bigerageza ko gutsindwa si iherezo, ahubwo ni isomo ryo gukura. Igice cya kabiri, impamvu dutuma abantu batakaza icyizere nyuma yo gutsindwa. Kwiyumvamo ko watsinzwe burundu. Abantu benshi bibwira ko gutsindwa rimwe na rimwe kabiri ari iherezo ry'ubuzima, bakibwira bati naragerageje birananiranye. Ariko nyamara iyo mitekerereze ihindutse, umuntu abasha kubona andi mahirwe, kwitanga n'abandi. Iyo umuntu agerageza urugendo rwe rw'abandi, yibagirwa ko buri wese afite igihe cye. Igihe cyo gutsindwa gishobora kuba ari isomo rikomeye rigutegurira ejo hazaza. Kwitakarizamo icyizere, iyo umuntu atangiye kubona ko atabishoboye n'imbaraga zose zimushiramo. Ariko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kongera guhaguruka, kugira intege nshya no kubona ko ejo hazaza hashobora kuba heza. Kubura abantu baduhumuriza. Iyo umuntu atsinzwe kandi ntabona uwo umuganiriza cyangwa umusubizamo icyizere, birushaho kumusenya mu mutima. Igice cya gatatu, uko wagarura icyizere nyuma yo gutsindwa. Rimwe, emera gutsindwa ari igice cy'urugendo. Nta muntu utsindwa buri gihe, ndetse n'abanyabwenge, abahanga mu by'ubucuruzi baratsindwa. Emera gutsindwa atari ikimenyetso cyo kudashoboye, ahubwo ari isomo ryagutegurira icyerekezo gishya. Igihe wamenye gutsindwa, uba utangiye urugendo rwo gutsinda. Soma isomo ryakubayeho. Kabiri, buri gutsindwa rifite isomo ririmo. Wibaze ati niki nize muri ibi? Niki ngomba guhindura? Niki nagombaga gukora ukundi? Iyo witoje kwigira ku byakubayeho, gutsindwa ntibikuhungabanya, ahubwo
kikagutoza kuba umuntu ukomeye. Gatatu, wibuke ibyo wagezeho. Iyo umuntu yibanda gusa ku byo atekereza, yibagirwa intambwe yateye. Fata umwanya wibuke ibyo wakoze neza, ibyo watsinze mu bihe byashize, ibyo bizagusubizamo icyizere. Kane, iga kwihanganira inzira. Ubugingo ni urugendo, si isiganwa. Ibintu byiza bifata igihe. Gutsindwa rimwe ntibivuze ko utazagera aho ushaka, ahubwo bivuze ko urugendo rwawe rukeneye kwihangana no kugororoka. Gatanu, shaka abantu bagushyigikira. Icyizere kigaruka vuba iyo ufite abantu bagusubizamo imbaraga, bakakwereka ko ushoboye. Shaka inshuti nziza, abajyanama cyangwa abarimu bakubwira ukuri kandi bakagushyigikira. Gatandatu, gukomeza gusenga no kwiringira Imana. Ijambo ry'Imana riragira riti, nubwo nagenda mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi kuko ari kumwe nanjye. Zaburi 23:4. Imana iragukunda kandi gutsindwa kwawe si iherezo. Mu buryo bwayo izagukoresha mu buryo bushya, ikwereka ko hari igice cyiza imbere. Karindwi, tangira bushya ubwo byasaba intambwe ntoya. Ntugatinye kongera gutangira. Ujye ugena intego nshya, ucunge neza igihe cyawe kandi wirinde amakosa wigeze gukora. Intambwe ntoya buri munsi izanakugeza kure. Igice cya kane, ingeri z'abantu bagaruye icyizere. Nelson Mandela yamaze imyaka 27 muri gereza, ariko ntiyacitse intege. Yaje kuba perezida kandi yubaka ku isi yose. Yosefu mu Isezerano rya Kera yacurujwe arafungwa, ariko Imana yaramuzamuye aba umuyobozi mu Misiri. Petero yigeze kwihakana Yesu, ariko nyuma yabaye intwari y'itorero ry'icyo gihe. Ibi byose bidusaba kumenya ko gutsindwa si iherezo. Iyo ukomeje kwiringira ukihangana, Imana iguha uburyo bushya bwo gucya. Igice cya gatanu, gukoresha imitekerereze myiza. Kugira icyizere nyuma yo gutsinda bisaba guhindura uburyo utekerezamo. Ujye uvuga uti, natsinzwe ariko ndacyariho kandi ndashoboye. Natsinzwe uyu munsi ariko ejo nzatsinda. Imana iri kumwe nanjye kandi ifite imigambi myiza kuri jye. Atura neza ayo magambo, azagukomeza mu mitekerereze no mu myubakire y'ubuzima. Imitekerereze yawe niyo izaguha imbaraga cyangwa ikazikuvutsa. Hitamo gutekereza neza, guhamya ijambo ry'Imana no gukomeza inzira yawe. Igice cya gatandatu, ijambo ryo gusoza. Inshuti zacu bakundwa, gutsindwa si iherezo, ni kimwe mu bice bigize urugendo rw'ubuzima. Uyu munsi Imana irakubwira iti, haguruka wongere utangire. Icyizere cyawe nticyapfuye. Wibuke ko gutsindwa ntigusobanura ko utazatsinda ejo. Gutsindwa si isomo, ahubwo si igihano. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe kandi izagukoresha nubwo wigeze gutsindwa. Nuko rero haguruka, ukore, wige, usenge kandi ukomeze urugendo rwawe. Icyizere cyawe kizagaruka kandi kizongera gucya kurusha mbere. Murakoze gukurikirana ikiganiro neza kuri Danis TV. Ni Ndahiro Clementine, mbifurije gukomeza kugira icyizere, imbaraga n'umutima, kwihangana. Ntuzacikwe n'intege kuko intsinzi yawe iri imbere. Shalom.